Abakorino ba mbere igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Pawulo wahamagariye kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse, na Sositene mwene data. Turabandikira mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korino, berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kuba abera, hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ari we Mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe, biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Umurongo wa 4, umutwe w'amagambo uravuga ngo ishimwe Pawulo ashimira itorero ry'i Korino. Mbashimira Imana yanjye iteka, nishimira ubuntu bwayo mwaherewe muri Kristo Yesu, kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose, kuko ubuhamya twahamije Kristo bwakomejwe muri mwe, bituma mutagira impano yose mubura, mutegereza guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe uzabakomeza kugeza ku mperuka, kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo Umwami wacu. Umurongo wa 10, umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ahana itorero ry'i Korino kutirema ibice. Ariko bene data ndabinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe kuko muhuje imitima n'inama. Kuko bene data nabwiwe ibyanyu n'abo kwa Kilowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Icyo mvuze ngiki ni uko umuntu wese muri mwe avuga ati, njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati, ariko njyeweho ndi uwa Apolo, undi nawe ati, njyewe ndi uwa Kefa, undi ati, njyewe ndi uwa Kristo. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Pawulo niwe wababambiwe, cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Nshimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe keretse Kirispo na Gayo, kugira ngo hatagira umuntu uvuga yuko mwabatijwe mu izina ryanjye. Icyakora nabatije n'abo kwa Stefana, uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Kuko Kristo atantumye kubatiza, ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntavugisha ubwenge bw'amagambo, kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Umurongo wa 18, umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yashimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore Abayuda basaba ibimenyetso, naho Abagiriki bo bashakashaka ubwenge. Kuko twebweho tutababwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Kandi ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho, Imana yabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana,
niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Abakorino ba mbere ibice 2 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo icyo Pawulo yari agambiriye ubwo yigishaga abikorino. Nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga w'intyoza yo kuvuga, cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda umushyitsi mwinshi. N'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, n'ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza, keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawamurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Abakorino ba kabiri ibice 3 dusome dore ku murongo wa mbere. Mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza, cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe, cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka? Nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urwo abantu bose bamenye bakarusoma. Kandi koko biragaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho. Rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Ibyo ni byo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, batari ab'inyuguti, ahubwo ni ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha, naho umwuka uhesha ubugingo. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari uk'umwanya muto gusa kugashira. Nkanswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Niba imitegekere yategeraga gucirwaho iteka yahawe ubwiza,
nkanswe imitegekere itegeka gukiranuka, kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere butagisa nk'aho ari ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'iyaje hanyuma. Nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa ku bw'izina bw'iya kabiri, noneho igumaho niyo izarushaho cyane kugira ubwiza. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Abakorinto ba mbere ibice 4 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo inshingano y'ibisonga bya Kristo bikiranuka. Nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Nicyo gituma kuri njye bitagira icyo bintwara rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko b'abantu, kuko ndetse nanjye ubwanjye nticira urubanza, kuko ari ntacyo niyiziho, nyamara si icyo gutsindishirizwa, ahubwo umwami niwe uncira urubanza. Nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Umurongo wa 6, umutwe w'amagambo uravuga ngo icyubahiro cy'Abakorinto n'agaciro gake k'intumwa. Nuko bene data, ibyo mbyigereranijeho njyewe na Apolo ku bwanyu nk'ubacira umugani, kugira ngo ibyo mvuze kuri twe bibigishe kudatekereza ibirenze ibyanditswe, hatagira umuntu wihimbaza arwana ishyaka ry'umwe agahinyura undi. Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe, ni ikintu gituma mwirata nk'abatagihawe. Mumaze guhaga, mumaze gutunga, ndetse mwimye nk'abami tutari kumwe. Yemwe icyama mukima kugira ngo natwe twimane namwe. Nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abaciriwe urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'abantu. Twebweho turi abapfu ku bwa Kristo, naho mwebweho muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, ariko mwe muri ab'imbaraga, muri ab'icyubahiro, naho twe turi ab'igisuzuguriro. Kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi. Dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibihanurwa by'ibintu byose. Byose simbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo byandikiye kubahugura nk'abana banjye nkunda. Kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite ba so benshi. Ni njye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu.
nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Nicyo gituma mbatumaho Timoteyo, umwana wanjye nkunda, ukiranukira umwami wacu. Azabibutsa inzira zanjye zo muri Kristo nk'uko nigisha hose mu matorero yose. Ariko bamwe barihimbaza bibwira yuko ntazaza iwanyu. Nyamara nzaza vuba umwami nabishaka, kandi sinzamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, ahubwo nzamenya imbaraga zabo. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ari ubw'imbaraga. Mbese murashaka iki? Ko inza iwanyu nzanye inkoni, cyangwa ko nzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza? Abakorino ba mbere ibice 5 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubugoryi bukomeye bw'Abakorino. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi, ndetse n'uburyo butaboneka ko mu bapagani umuntu kwenda mukase. Namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko njyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, nahoranye namwe mu mwuka, kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nk'aho mpari. Kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye, dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu, nahawe ubutware nawe, kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri we urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Kwifata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera koko, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo ari we gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe, ariyo kuri no kutaryarya. Umurongo wa 9 umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kwitandukanya n'Abakristo gito. Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'isi, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Ahubwo none ndabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data, niba ari umusambanyi, cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi umeze atyo, ntimugasangire nawe. Mbese mpuriye he no gucira abo hanze urubanza? Namwe bo mucira urubanza si abo muri mwe, ariko abo hanze Imana niyo izabaciraho iteka, mukure uwo munyabyaha muri mwe. Abakorino ba mbere ibice 6 umutwe w'amagambo uravuga ngo Abakristo bahwiturirwa kutaburanira ku b'isi. Iyo umuntu wo muri mwe afite icyo apfa na mugenzi we, mbese ahagarara kuburanira ku bakiranirwa, ntaburanire kubera? Ntimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza? Kandi ubwo ari mwe muzacira ab'isi urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi. Ntimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza nkanswe iby'ubu bugingo? Nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku bw'ubu bugingo, ni iki gituma mubishyiraho abatagira icyo bahuriyeho n'itorero, ngo abe ari bo bazica? Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza? Ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi baburanira kubatizera. Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose, kuko muburana musubiranamo. Mbese niki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Ariko nimwe ubwanyu mugirirana nabi, muhuguzanya, kandi abo mugirira mutyo ni bene data. Ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntimwishuke.
abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitigwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Umurongo wa 12, umutwe w'amagambo uravuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni iy'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'Umwami, kandi Umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye Umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti, bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguze igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Abakorino ba mbere ibice 7 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye ishyingirwa. Ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore, ariko kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agire uwe mugore, n'umugore wese agire uwe mugabo. Umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo, kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si amategeko mbategeka, kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanjye. Ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe. Abatararongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko baguma kumera nkanjye. Ariko niba badashobora kwirinda, barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara si njye, ahubwo ni Umwami wacu, umugore ye kwahukana n'umugabo we. Ariko niba yahukanye, abe gishubaziko, cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ariko abandi bo ni njye ubabwira, si Umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera, kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Kandi umugore ufite umugabo utizera, nawe agakunda kumugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we, kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye, ariko none dore ni abera. Icyakora wa wundi utizera, niba ushaka gutana, atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wa mugore we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe?
nawe wa mugabo we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Ariko umuntu wese agenze nk'uko umwami wacu yabimugeneye, kandi amere uko yari ari Imana ikimuhamagara. Uko niko ntegeka ku matorero yose. Mbese hariho umuntu wahamagawe yarakebwe? Nuko rero ntagahinduke nk'utakebwe. Hariho umuntu wahamagawe atakebwe, nuko ntagakebwe. Gukebwa ntacyo kumaze, no kudakebwa ntacyo kumaze, ahubwo ikigira icyo kimara ni ukwitondera amategeko y'Imana. Umuntu wese agume uko yari ari agihamagarwa. Mbese wahamagawe uri imbata, ntibikubabaze. Icyakora niba ushobora kubaturwa ubikore. Uwahamagawe n'umwami wacu ari imbata aba abatuwe n'umwami, kandi uwahamagawe n'umwami ari uw'umudendezo aba ari imbata ya Kristo. Mwacungujwe igiciro, nuko rero ntimukabe imbata z'abantu. Bene data, umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Ibyerekeye abari, simfite itegeko ry'umwami wacu, ndababwira ibyo nibwira ndi umuntu wababariwe n'umwami ngo nkiranuke. Nuko ndibwira yuko ari byiza kubw'iki gihe kirushya kiriho none ko umuntu aguma uko ari. Mbese wahambiriwe ku mugore, ntashake guhamburwa. Wahambuwe ku mugore, nuko ntushake undi. Icyakora warongora nta cyaha waba ukoze, n'umwari yashyingirwa nta cyaha yaba akoze. Ariko abameze batyo bazagira imibabaro mu mibiri, ku bwanjye nakunda kuyibakiza. Ariko bene data, ibi ni ibyo mvuga yuko igihe kigabanutse. Uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenza urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Ariko ndashaka ko mutiganyira ingaruka yiganyira iby'umwami wacu uko yamunezeza. Ariko uwarongoye yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Kandi hariho itandukaniro ry'umugore n'umwari. Utarongowe yiganyira iby'umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko uwarongowe yiganyira iby'iyi si ngo abone uko anezeza umugabo we. Ibyo mbivugiye kubafasha, si ukubatera ikigoyi, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukorere umwami mwitonda, mudahwema kandi mudafite kirogoyi. Niba hari umuntu urarikira umwari, akumva ko iryo rari rizamutera kumugirira ibidakwiriye, amurongore, kuko ari nta cyaha aba akoze. Ariko uwamaramaje mu mutima we, akaba adahatwa n'irari ry'umubiri we, kandi akaba ashobora kwitegeka, nahitamo kwirinda uwo mwari, azaba akoze neza. Nuko rero kubw'ibyo urongora akora neza, ariko utarongora niwe urushaho gukora neza. Umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwo ashaka. Icyakora iyo uri mu mwami wacu, ariko naguma uko ari, niho azarushaho guhirwa. Uko niko nibwira ku bwanjye, kandi ngira ngo nanjye mfite umwuka w'Imana. Abakorinto ba mbere 8, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye inyama zaterekerejwe ibishushanyo bisengwa. Ibyerekeye ku byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa turabizi, kuko twese twahawe ubwenge. Ubwenge butera kwihimbaza, ariko urukundo rurakomeza. Umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ntaba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo.
Nuko rero ibyerekeye ibyo kurya ibyaterekerejwe ibishushanyo bisengwa, tuzi yuko igishushanyo ari ntacyo ari cyo mu isi, kandi yuko ari nta mana yindi iriho keretse imwe. Nubwo hariho ibindi byitwa imana, ari byo mu ijuru cyangwa mu isi, nk'uko hariho imana nyinshi n'abami benshi, ariko kuri twe hariho imana imwe ariyo Data wa twese, ikomokwamo na byose, ariyo natwe dukesha byose. Kandi hariho umwami umwe, ari we Yesu Kristo, ubeshaho byose natwe akatubeshaho. Ariko ubwo bwenge ntibuzwi n'abantu bose, kuko bamwe kubwo kumenyera gukorera ibigirwamana barya inyama zabiterekerejwe, bakiyumvamo ko ari imana nyamana baziterekereje, nuko ibyo bigatuma imitima yabo idakomeye yononekara. Nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza Imana, iyo tutabiriye ntacyo tubitwara, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato, kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe n'ibigirwamana, maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene Data Kristo yapfiriye. Nuko ubwo mucumura kuri bene data, mudakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mucumuye no kuri Kristo. Nuko rero niba ibyo kurya bigusha mwene data, sinzarya inyama iteka ryose kugira ngo ntagusha mwene data. Abakorino ba mbere ibice 9 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umudendezo w'ababwirizabutumwa. Mbese sindi uw'umudendezo, sindi intumwa, sinabonye umwami wacu Yesu, namwe ni muri umurimo wanjye mu mwami. Niba ku bandi ntari intumwa, ariko kuri mwe ndiyo, kuko mwebwe ubwanyu ari mwe ikimenyetso cyanjye cyo kuba intumwa y'umwami. Ibi ni byo nireguza ku bandega. Mbese ntitwemererwa kurya no kunywa? Ntitwakwemererwa kugira abagore bizera ngo tujyane nabo nk'uko izindi ntumwa zigenza, na bene se w'umwami Yesu Kristo? Cyangwa njyewe na Barinaba nitwe twenyine tutemererwa kuruhuka kwikorera? Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarye imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa, cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo? Byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihunyura ingano. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa, cyangwa se yabivuze ku bwacu? Si ugushidikanya, byanditswe ku bwacu, kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiye guhura yiringiye kuzahabwaho. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka, ntimubikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri, kandi ko bafite ubwo butware kuri mwe nkanswe twebwe? Ariko ntitutarakoresha ubwo butware, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi n'abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro? N'umwami wacu ni uko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Ariko njyeweho ntacyo muri ibyo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere ibyambera byiza, ahubwo ni uko napfa kuruta uko umuntu yahindura ubusa
uko kwirata kwanjye. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora, ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngononwa bitewe gusa n'uko mpawe ubusoro, nzagororerwa iki? Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga ku buntu, ntakurikije rwose ubutware bwanjye nk'ubw'umubwirizabutumwa. Umurongo wa 19, umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo yifatanya n'abantu batari bamwe ngo abone uko abakiza. Nubwo kuri bose ndi umudendezo, nahinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda, no ku batwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye natwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Kandi ibyo byose mbikorera kubw'ubutumwa ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruta bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe abe ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho ajya. Nkubitana ibipfunsi, ariko si nkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nywukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko nemewe. Abakorinto ba mbere ibice 10 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli batubereye akabarore ko kutirinda gukora ibibi. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko abasokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka nabyo byo kunywa by'umubiri, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, kuko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bagahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,300 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzovu. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira.
Umurongo wa 14 umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye gusenga ibishushanyo. Nuko rero bakundwa, nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko. Gusangira igikombe icyo dusabira umugisha, mbese si uko gusangira amaraso ya Kristo? Gusangira umutsima tumanyagura si uko gusangira umubiri wa Kristo? Nuko ubwo umutsima ari umwe, twebwe nubwo turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutsima umwe. Murebe Abisirayeli bo ku mubiri, mbese abarya igitambo ntibaba basangiye igicaniro? Icyo mvuze ni iki: boshye ibyaterekerejwe ibishushanyo ari ikintu, cyangwa ko igishushanyo ubwacyo ari cyo kintu? Reka da, ahubwo mvuze yuko ibyo abapagani baterekereza babiterekerereza abadayimoni, batabitura Imana. Nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cya dayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari, tumurusha amaboko. Umurongo wa 23 umutwe w'amagambo uravuga ngo umudendezo n'urukundo bya Gikristo. Nubwo twemererwa byose, ariko ibigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko, ariko ibitwungura si byose. Ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane na mugenzi we. Ibiguzwe mu iguriro ry'inyama mujye mubirya mutagize icyo mubaza kubw'umutima uhana, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyo Uwiteka. Umuntu wo mu batizera nabararikira, namwe mugashaka kugenda, icyo bazabahereza cyose mujye mukirya, ari ntacyo mubajije kubw'umutima uhana. Ariko nihagira umuntu ubabwira ati icyo naterekererejwe, ntimukakirye kubw'uwo ubivuze no kubw'umutima uhana. Umutima uvuze si uwawe, ahubwo ni uwa wa wundi. Ni iki cyatuma umudendezo mfite uhinyurwa n'umutima uhana w'undi muntu? Nuko rero niba ndya mbishimiye, ni iki gituma nganyirwa ibyo nshimira? Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ntimukabere Abayuda ikigusha cyangwa Abagiriki cyangwa itorero ry'Imana, nk'uko nanjye nezeza bose. Muri byose sinishakira ikinyungura ubwanjye, keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe. Abakorino ba mbere ibice 11 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo aravuga ngo uko abizera bakwiriye kwifata bari mu materaniro. Mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ndabashimira kuko mwibuka ibyo nabigishije byose, mugakomeza imigenzo nk'uko nayibahaye. Ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo wese iyo asenga cyangwa ahanura, umutwe we utwikiriwe, aba akojeje isoni umutwe we. Ariko umugore wese iyo asenga cyangwa ahanura adatwikiriye umutwe we, aba awukojeje isoni, kuko ari bimwe rwose no kwimuza. Niba umugore adatwikiriye umutwe, yikemuze. Ariko niba ari ibiteye isoni ko umugore yikemuza cyangwa yimuza, ajye atwikira umutwe. Umugabo ntakwiriye gutwikira umutwe, kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo. Ariko umugore ni ubwiza bw'umugabo we, kuko umugabo atakomotse ku mugore, ahubwo umugore ari we wakomotse ku mugabo. Kandi umugabo ntiyaremwe kubw'umugore, ahubwo umugore ni we waremwe kubw'umugabo. Nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa kubw'abamarayika. Ariko ku mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo.
niko umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo, niko umugabo abyarwa n'umugore, ariko byose bikomoka ku Mana. Ubwanyu mubitekereza uko biri. Mbese birakwiriye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe? Kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbije umusatsi umukoza isoni, naho umugore iyo ahirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza bwe. Koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Ariko niba hagira umuntu ushaka kujya impaka, amenye yuko tudafite umugenzo nk'uko ashaka, kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite. Umurongo wa 17 umutwe w'amagambo aravuga ngo ibidakwiriye gukorwa mu ifunguro ryera. Ariko ibyo ngiye kubategeka ubu simbibashimira, kuko amateraniro yanyu aho kubungura abatera gusubira inyuma. Irya mbere iyo muteraniye mu iteraniro numva yuko mwiremamo ibice, kandi ibyo ndabyemeraho hato. Kuko nanone ibice bikwiriye kuba muri mwe ngo abemewe bagaragarizwe ukwabo. Byongeye kandi iyo muteraniye hamwe ntimuba muteranijwe no gusangira ifunguro ry'Umwami wacu by'ukuri. Kuko iyo murya umuntu wese yikubita ibye agacura abandi, kandi umwe arasonza naho undi akarengwa. Mbese ye ntimufite ingo zanyu ngo abe arizo muriramo no kunyweramo? Mugayisha mutyo itorero ry'Imana, mugakoza isoni abakene. Mbese mbabwire iki? Mbashimire? Kuri ibyo simbashimira. Nuko icyo nahawe n'Umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko Umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umusima, akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo. Bamaze kurya ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'Umwami Yesu kugeza aho azazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'Umwami wacu cyangwa uzanywera igikombe cye uko bidakwiriye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'Umwami. Nuko umuntu yinire yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Nuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'Umwami, aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri bo bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nyamara iyo duciriwe urubanza n'Umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Nuko bene data, nimuteranira gusangira murindirane. Umuntu nasonza arye ibyiwe, kugira ngo guterana kwanyu kutabashiriraho urubanza. Ibisigaye nzabitegeka aho nzazira. Abakorino ba mbere ibice 12 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo uko impano z'umwuka zitandukanye. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobyaga mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga, uko mwabijyanwagamo kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni Umwami atabibwirijwe n'Umwuka Wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko Umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi,
no kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Umurongo wa 12 umutwe w'amagambo aravuga ngo uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri umwe. Nuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka wera. Umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari icyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye? Iyo wose uba kumva, kunukirwa kwabaye? Ariko Imana yashize ingingo mu mubiri, izigenera aho ishatse zose uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri uba warabaye. Ariko noneho ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo umariye, ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'ingenzi nke, hanyuma n'izindi nizo zo kutabura. Kandi izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike, nizo kuturushaho kwambika icyubahiro, kandi n'ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Nyamara izidateye isoni ntizigomba kwambikwa. Ariko Imana yateranije umubiri hamwe, urugingo rukennye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi, kugira ngo umubiri utirema ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, bahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa, bose ni abahanuzi, bose ni abigisha, bose bakora ibitangaza, bose bafite impano zo gukiza indwara, bose bavuga izindi ndimi, bose basobanura indimi. Ariko nimwifuze cyane impano ziruta izindi, nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Abakorinto ba mbere ibice 13, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo.
kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebe mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyeho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Abakorinto ba mbere ibice 14 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo uburyo Imana y'ubuhanuzi irusha iy'indimi kuba ingenzi. Mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo umwuka avuga amayoberane. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ariko ibirutaho ko muhanura. Uhanura aruta uvuga izindi ndimi, keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Ariko none bene data, ninza iwanyu mvuga indimi zitamenyekana nzabamarira iki? Nintababwira ibyo mbishuriwe, cyangwa ibyo mpawe kumenya, cyangwa guhanura, cyangwa kwigisha. Dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi, ari umwirongi cyangwa inanga. Ariko iyo bidatandukanije amajwi yabyo, babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo? Kandi impanda nayo ivuze ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura gutabara? Namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo, ko muzaba mugosorera mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite, nta rudafite uko rusobanurwa. Nuko ntamenye uko ururimi rusobanurwa, nabera uvuga umunyamahanga, kandi n'uvuga nawe yambera umunyamahanga. Nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka, abe ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo ubwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nuko noneho ngirente, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Utabikoze nawe ugashima Imana, wishimishe umwuka wawe wonyine. Umuntu uri mu ruhande rw'injiji akaba atamenye icyo uvuze, yabasha ate kwikiriza ati amena umaze gushima? Ku bwawe kuba ushimye neza koko, ariko wa wundi ntacyo aba yungutse. Nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana, ariko mu iteraniro aho kuvuga amagambo inzovu mu rurimi rutamenyekana, nahitamo kuvuga amagambo 5 nyavugishije ubwenge bwanjye, kugira ngo nigishe
bene data ntimube abana bato ku bwenge, ahubwo mube abana b'impinja ku bibi, ariko ku bwenge mube bakuru. Byanditswe mu mategeko ngo nzavuganira n'ubu bwoko mu kanwa k'abavuga izindi ndimi no mu kanwa k'abanyamahanga, nyamara nubwo bimeze bityo ntibazanyumvira, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma indimi zitamenyekana zitagenewe kubera abizera ikimenyetso keretse abatizera, naho guhanura ko ntikwagenewe abatizera keretse abizera. Nuko rero itorero ryose iyo riteraniye hamwe bose bakavuga indimi zitamenyekana, hakinjiramo abatajijuka cyangwa abatizera, ntibazavuga ko musaze. Ariko bose niba bahanura, hakinjiramo utizera cyangwa injiji, yakwemezwa ibyaha bye na bose, akarondorwa na bose, ibihishwe byo mu mutima we bikerurwa, maze yakwikubita hasi yubamye akaramya Imana, kandi akamamaza yuko Imana iri muri mwe koko. Umurongo wa 26 umutwe w'amagambo uravuga ngo gahunda ikwiriye kuba mu materaniro. Nuko bene data, iyo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha, cyangwa amagambo ahishuriwe, cyangwa ururimi rutamenyekana, cyangwa amagambo yo kurusobanura. Nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke. Niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge 2 cyangwa 3 badasaga, kandi bavuge bakurikirana, umwe asobanure. Ariko nihaba hatariho usobanura, uvuga ururimi acecekere mu iteraniro, yibwire kandi abwirire Imana mu mutima we. N'abahanuzi nabo bavuge ari 2 cyangwa 3, abandi babigenzure. Ariko undi wicaye nashoka ahishurirwe uwabanje ahore, kuko mwese mubasha guhanura umwe umwe, kugira ngo bose babone uko bigisha no guhugurwa. Imyuka y'abahanuzi igengwa nabo, kuko Imana itari imivurungano, ahubwo ari iy'amahoro, nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera. Abagore nibacecekere mu materaniro, kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga. Kandi nibagira icyo bashaka kumenya, babibarize abagabo babo imuhira, kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Mbese kuri mwe niho ijambo ry'Imana ryaturutse, cyangwa se ryageze kuri mwe mwenyine? Nihagira umuntu wibwira ko ari umuhanuzi cyangwa ko afite umwuka, amenye ibyo mbandikiye yuko ari itegeko ry'Umwami wacu. Ariko umuntu natabyemera, nawe ye kwemererwa. Nuko bene data, mwifuze guhanura, kandi nimubuze abandi kuvuga indimi zitamenyekana, ariko byose bikorwe neza uko bikwiriye no muri gahunda. Abakorino ba mbere ibice 15, dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ahugura abikorino abemeza iby'umuzuko. Bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije, ahubwo mwakiriye mukabukomereramo, kandi mugakizwa nabwo. Niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije, keretse mwaba mwizereye ubusa. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa 3 nk'uko byari byaranditswe nanone, akabonekera Kefa, maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose, kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera ndi nk'umwana w'icyenda, kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse ntibikwiriye ko nitwa intumwa, kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukundi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi iruta iya bose. Nyamara si njye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye.
nuko rero ari njye cyangwa bo, ibyo nibyo tubabwiriza, namwe nibyo mwizeye. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ntawuzuka? Niba ntawuzuka na Kristo, ntarakazuka. Kandi niba Kristo atarazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye uk'ubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, uwo itazuye, niba abapfuye batazuka. Niba abapfuye batazuka na Kristo, ntarakazuka. Kandi niba Kristo atarazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokejwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi azaheruka gukurwaho ni urupfu, kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose, abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, biragaragara yuko iyamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Nuko byose nibamara kumwegurirwa, nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira iyamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Niba bitabaye bityo, ababatirizwa abapfuye bazagira bate? Niba abapfuye batazuka rwose, ni iki gituma babatirizwa? Ni iki gituma natwe ubwacu duhora twishira mu kaga hato na hato? Ndabarahira yuko mpora mpfa uko bukeye, biterwa n'ishema mfite ku bwanyu muri Kristo Yesu umwami wacu. Niba nararwanye n'inyamaswa muri Efeso, nk'uko abantu bamwe babigenza, byamariye iki? Niba abapfuye batazuka, reka twirire twinywere, kuko ejo tuzapfa. Ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nimuhugukire gukiranuka nk'uko bibakwiriye. Nimukongere gukora ibyaha, kuko bamwe batamenye Imana. Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Ariko bamwe bazababaza bati, abapfuye bazurwa bate, kandi bazaba bafite mubiri ki? Wa mupfu we, icyo ubiba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo ubiba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma. Ahubwo ubiba akabuto ubwako kenda kaba ishaka cyangwa akandi kabuto. Ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Inyama zose si zimwe, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, n'iz'inyamaswa ziri ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru biri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba biri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutabora.
ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza, ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga, ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'uwo mwuka. Uko siko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza ugaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse nk'uko uw'ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ariko ni nako ab'ijuru bandi bari, kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Kuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa n'abatabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbameneye ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Wa rupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Wa rupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha ni byo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo yanyu, kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku Mwami. Abakorino ba mbere ibice 16, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo gusunzuraniriza abera impiya. Ibyerekeye ku byo gusunzuranyiriza abera impiya, nk'uko nategetse amatorero y'i Galatiya abe ariko namwe mukora. Ku wa mbere w'iminsi 7 hose, umuntu wese muri mwe abike iwe ibumushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zisunzuranywa. Kandi ubwo nzasohora abo muzashima, nzabatuma mbahaye inzandiko, kugira ngo abe ari bo bajyana iby'ubuntu bwanyu i Yerusalemu. Kandi niba nanjye nzaba nkwiriye kugenda, tuzajyana. Umurongo wa 5, umutwe w'amagambo uravuga ngo inama za Pawulo n'intashyo ze. Nzabasura nyuze i Makedoniya, kuko ngambiriye kuzajya muri icyo gihugu, kandi ahari nzamarana namwe iminsi, ndetse ahari nzahamara n'igihe cy'imbeho, kugira ngo mumperekeze aho nzajya hose. Sinshaka kubakubita urubandu none mpita, ahubwo niringiye kuzamarana namwe iminsi Umwami wacu nankunda. Ariko nzatinda muri Efeso kugeza kuri Pentekote, kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu murimo ukomeye, kandi abandwanya bakaba benshi. Niba Timoteyo azaza, muzamwemere kugira ngo abane namwe adatinya, kuko akora umurimo w'Umwami wacu nkanjye. Nuko ntihazagire umuhinyura, ahubwo mumuherekeze mumusezerere amahoro, kugira ngo ansange nk'uko mutegereza ko azazana na bene data. Ariko ibya Apolo mwene data naramwinginze cyane ngo ajye iwanyu ajyane na bene data abo, ariko ntiyakunda na hato kugenda ubu. Icyakora nabona uburyo azaza. Mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Hari n'ikindi mbingingira bene data, muzi abo
kwa Sitefana ko ari umuganura w'Abanyakaya kandi bitangiye gukorera abera. Nuko namwe mugandukire abameze batyo n'undi wese ufasha umurimo wa Kristo ashishikaye. Nishimiye yuko Sitefano na Fortunato na Akayiku baje bamaze urukumbuzi nari mfitiye mwebwe, kuko baruhuye umutima wanjye n'uwanyu, nuko mwemere abameze batyo. Abo mu matorero yo muri Asiya barabatashya, Akwila na Purusikira barabatashya cyane mu mwami wacu, n'itorero ryo mu rugo rwabo. Bene data bose barabatashya, mutashyanishe guhoberana kwera. Dore uku niko gutashya kwanjye Pawulo kwanditswe n'ukwanjye kuboko. Nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe, umwami wacu araza. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe, urukundo rwanjye rubane namwe mwese muri Kristo Yesu. Amen.